ndashimira ndabashimira mwebwe umwanya wanyu mwafashe mukaza hano na EIP kudutekereza nk'abantu b'Abanyarwanda gusa gukora iki gitaramo. Ku ruhande rwanjye niteguye neza, show izaba ari on point, nashishikariza abantu kuza kugura amatike, kuza ari benshi, izaba ari fun. Icyo kuba ndi kuri stage n'abahanzi bakuru Bruce Melody na Platini na Riderman ni ibintu nishimira cyane, ni ibintu nk'agaciro kuri level yo kuperform wenterinete indirimbo z'umuntu ku ishuri ijya kumufana muri Guma Guma bikarangira muri kuri stage cyangwa mukanakorana. Ndabashimira byose bifite indirimbo, ni ibintu nk'agaciro cyane, ndabashimira cyane. Bruce Gapala hageze ko nanze Riderman ntabwo dukora bari kubabwira ko ariko ndabona n'abahanzi bakizamuka nkora ndibaza ko nkorana nabo n'ikimenyimenyi na nyewe yicaye iruhande twarakoranye n'abandi bitaraza turi inshuti turahura uko nyine ukuntu indirimbo zimeze iyo muhuje murayikora. Ntabwo ndi wasana imifunga ku buryo nakunda gukorana indirimbo n'umuntu ahubwo ariko nta n'ikindi gihe cyo gukorana indirimbo n'umuntu ntabishaka. Uvuga ngo harimo n'akantu k'uburenganzira bwanjye n'ubwiyongere. Ahubwo ndashaka gushimira abahanzi bakuru bose bari hano ko cyane cyane King James yima nk'ingoma bagete yazimwe. Ndabashimira ko bakomeza bagakora, ntabwo ari ikintu cyoroshye ko nk'uku nera bivuze nanjye nabaye umufana wa King James igihe kirekire, ariko nonaha turacyari byose mu gukora. Uri kumva abantu bazaza ukuntu bazarya show y'ibihe byose. Yari afata iki gitaramo nk'igitaramo kirimo ingeri zose z'abahanzi. Murakoze. hari indumva birangiye ibyo babajije nta gisigaye, so reka tujya